urupfu rwose ushobora gupfa Imana irakwakira. Wagwa mu bitaro mu mashuka, wagwa mu mahanda muri kaburimbo bakurasa, iyo wizeye Imana irakwakira. Rero yakoreye Imana cyane igihe cyo gutacyari kigeze. Mboneraho no kubwira abapasiteri abarokore bose muri rusange bakora imirimo yo gukiranuka. Ubundi guhembura umuntu ushonje akagenda ashima Imana navuga ko uri umukiranutsi biruta kwirwana Bibiliya ngo wirirwe ubwiriza ngo wirirwe ngo usenga ngo hanura ngo tuterebekiyanse ngo tuterefamanda ngo Imana iravuze. Kanongere mbasuze ndetse mbifuza gukomeza kubwa neza, abatameze neza namwe mukomeze musenge cyane kugira ngo Imana ikomeze dutize iminsi yo kubaho. Hano turi ni kuri ADPR ya Nyarugenge, ahateraniye imbaga y'abantu baje guherekeza ndetse baje no kwibuka bimwe mu bigwi Pastor Theogene cyangwa se nyakwigendera Theogene watabarutse mu minsi yashize, yabwo yajyaga kugira ngo abwiriza abaturage mu gihugu cya Uganda akaza gukora impanuka agarutse. Mahuriye na Dorimbogo, umwe mu bantu cyangwa se umwe mu bakobwa nita ko bashobora kuba mukunda cyane ndetse badahwemaga kuvuga ko amukunda kubera amagambo avuga. Reka nanjye muhikaze. Dorimbo meze neza? Meze neza cyane, mboneraho nihanganisha inshuti ze n'umuryango wiwe by'umwihariko madamu we. Imana imwakire. Naramukundaga ariko cyane nkamukundira ukuntu amenya abana b'imihanda, ukuntu amenya umuntu ushonje. Icyo nicyo kintu ngira ngo abantu benshi bamuziho. Yabaye mwubwo buzima bw'imihanda yarabuzi, ubwo rero ntago yifuzaga ko abandi baguma kububamo. Iyo yakubonaga nimba ari igishoro afite yarakiguhaga, nimba ari cyo kuguha kiguhembura akakiguha. Ndamushimira cyane kuko imirimo yakoze ni imirimo y'ubutwari. Mu ijoro cyangwa se mu gitondo cyo kuba yaritabye Imana cyangwa se yakoze impanuka, wabifashe gute? Ntago byigeze bidutungura kuko abantu benshi barabivugaga ko Imana yavuze yuko agomba gutaha. Abantu benshi bakabivuga, ariko uzi yuko bakimara kubitangaza abantu babivugaga ko babibonye ngo kuri Ndera kuri Gaski harya wa Gasuku, bavuga ko ubwa mbere babibonye kuri Gasuku. Ngewe nanze kubyemera kuko numvaga ko nta mukiranutsi ushobora gupfa urupfu rumeze kuri iki. Ariko none twasubiza amaso inyuma ukareba ugasanga urupfu rwose ushobora gupfa Imana irakwakira. Wagwa mu bitaro mu mashuka, wagwa mu mahanda muri kaburimbo bakurasa, iyo wizeye Imana irakwakira. Rero yakoreye Imana cyane igihe cyo gutacyari kigeze. Mboneraho no kubwira abapasiteri abarokore bose muri rusange bakora imirimo yo gukiranuka. Ubundi guhembura umuntu ushonje akagenda ashima Imana navuga ko uri umukiranutsi biruta kwirwana Bibiliya ngo wirirwe ubwiriza ngo wirirwe ngo usenga ngo hanura ngo tuterebekiyanse ngo tuterefamanda ngo Imana iravuze. Iyo ufashije mwene sko ubabaye, Imana iguhereza umugisha mwinshi kandi ikagukundisha imbaga nyamwinshi. Mu bintu ndashobora kuba wamwibagirwaho ni nk'ibiki? Nakomeje kubikubwira n'ukuntu yamenyaga abana bo ku mihanda, akamenya yigeze kutubwira ko hari umwana ngo wigaga bimugoye kuwa gatatu agasiba. Ibyo ngibyo nzi ko abanyarwanda bese babyumvisha. Agasiba ajya gukorera amafaranga kugira ngo abashe kwishyura ishuri, ariko uwo yari yaramuzanye mu bana arera. Urumva rero icyo gikorwa na bakeya muri uyu mujyi wa Kigali, ariko numvaga ko yari yarimutse yaragiye za Rulindo. Yakoze ibintu byiza cyane, Imana izamuhembe. Ntago yigeze yirengagiza, yarubahaga, yacaga bugufi, yakoraga imirimo yose ibaho ishoboka Imana ikunda. Ni irihe banga cyangwa se niki wabwira abandi bapasiteri cyangwa se bagenzi be bashobora kubakora no murimo basa nkaho bashakishamo indonye cyangwa se amafaranga? Abandi bapasiteri icyo nababwira nuko bagomba guhamya ukuri kuyabahamagaye kurusha inyungu. Bagahamya ukuri kuyabahamagaye kurusha inyungu kuko baba bafite aho bazahemberwa cyangwa se aho bazajya twebwe tutazi. Ubwo rero gushyira inyungu imbere ni bibi kurusha kugira gute gukoresha ukuri. Baharanire gukoresha ukuri kandi banyurwe nuko bari birinde ibya mirenge, iby'Imana ibahaye babisangire na bene se bakiri mu mubabaro. Tugana ku musozo w'ikiganiro, niki wabwira umugore we, niki wabwira abana asize ndetse n'inshuti ze muri rusange? Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndashimira umugore ukuntu yitwaye.
Ikindi abana bakomeze bubahe mama wabo, Imana izabafasha kuko iyo habaye kubahana akabaho kumvikana akabaho kuguma gusenga nta kintu Imana idakora. Kandi ibi byose bibaye ntibimuce intege kuko bigomba kubaho. Na Yesu ari wenyine yanyuze mu mva, twese turabizi ari umwana w'Imana nkanswe twebwe abana b'abantu. Rero agumye akomere, Imana pasiteri muhereze iruhuko ridashira, umugore watekereze ko na runaka byabayeho kandi twese ariho iwacu. Ariko dusuye inyuma gatoya wenda banatubwira ku makuru yawe umaze iminsi ubundi ubahehe. Nsubiye inyuma gatoya ndashimira umumama uri hariya mu Bufaransa, ndamushimira cyane, ni umuterankunga wanjye, maze iminsi mba mu rugo sinkigaragara cyane ku ma YouTube kuko naje nje gukora akazi nikakunda, ariko maze iminsi numva mwuka cyangwa se abapasiteri bambwira ati Varatina wamamaje kampani ikomeye ya Dorimbogo iyobowe nanje Kagame n'umugabo we niwe ufite imodoka yawe. Mwibaza ngavuga se mana nje Kagame ko atari umuturage ngo nzagenda ngo mangi wengerane nawe ikiganiro, ubwo iyo modoka kuko wamana we ubwo ninde muntu abikubwiye? Abantu benshi baransengeye harimo na nyakubahwa Pastor Claude n'abandi, ariko nanjye ubwanje nkumvijwe aho ndi hose nkumvijwe rirabimbwira. Nkabona umuntu w'umugabo wambaye ikanzu yera nkumva arabimbwira ati maze ati ni vatiri isanzwe, ati ntago ari imodoka iri hejuru irenze cyane, ati ni vatiri iri ku rugero rwawe. Mbese nkumva ni ibintu bitabaho nkanabyirinda ku buryo ntajya mu butayu ngo mvuge ngo icyo kintu ngo ndagisengera. Ariko none natekerezaho natekereza n'ukuntu ubwanjye nahingutse ku bipangu byeduhari amoriki, natekereza ukuntu aho yankuye nkagera, nkatekereza n'ukuntu mamagarwa n'umuntu hanze akambwira ati muherereje ibahasha Imana inyujijeho y'ibihumbi 100, nkavuga ngo bishobora kubaho. Ubwo rero Imana nimfasha, njya nkunda vuga ngo ni muzehe nyakubahwa Imana cyangwa se n'umuhungu wa Yesu basinziriza abantu bakabarotesha inzozi, izabimugezaho cyangwa se rebe n'ikiganiro abibone. Ariko icyo nzi cyo nuko nzi yuko ariwo Imana izanyuzaho message ubuzima bwawe. Ni mu minsi yashize nigeze kumva ko usigaye ufite na telefone ukoresha na WhatsApp, ushobora no kwandikira n'umuntu. Yanjye mbaye ubuhamye, nabaga ndi mu murima ndi guhinga mfite agatelefone kaziritseho umushumi, noneho yakamamagara kakazimu, nabavuze ngo aroka kaba karazimye. Ufite smartphone ubwo iranzana ingura telefone. Ubwo namaze igihe kinini ndyamye ahantu ku muce muri sano, nabaga mvuye guhinga nkabona umugabo wambaye ikanzu y'umweru aranyereka telefone ya touch, ariko agakunda kunyereka Karalise Karasira kuko icyo gihe niwe nafanaga. Nkabona ari kunyereka amafoto ye, nkabona ari kunyereka n'ubukwe bwe kuko nagiraga ahantu mu baturanyi bafite televiziyo, nimwambariye mukanyereka ubukwe bwa Karasira. Noneho nicyo kintu cya mbere yanyeretse. Ubwo rero ngiye kubona mbona nguriye telefone y'ibihumbi 80 barayinyiba. Bukeye abimenyesha uwo mumama arongera anyoherereza iyindi. Ndamushimira cyane kandi nshimira na Mwuka Wera, nshimira n'imbaraga z'ijuru zikora ibidasanzwe twe tudakeka. Ariko warabyibushye usigaye urya ibikira? Ni bisanzwe, tewe niwe ugira ati muganga yarambwiye ati kuki urya inyama nyinshi, ati nibwo nkizibona. Ubuzikumbuye ni byinshi rero twamwibukiraho. Nanjye rero ndamushimira kuko yamvanye mu cyaro akangura kuri bya bishogoro, nkabasha kuba najya hariya nanjye nkagura ikiro cy'ibirayi cyangwa se nkagura iyo nusu y'inyama nk'abandi. Urumva ko imirire yo mu cyaro iyo ugeze mu mujyi irahinduka. Wabaye noneho n'inzobe? Nabaye inzobe nyine kuko nagihinga, nari maze iminsi nkaraba nkisiga ndahantu heza. Nduye n'amavuta ariko ubu amavuta yo nasanzwe ayo bandi bashiti banje banyeretse niyo nguma nkisiga. Ubu tugiye kujya rero kumushyingura, ni iki wabwira urubyiruko cyangwa se abandi bamukunda muri rusange? Ikintu nabwira urubyiruko, mujye mukundana kandi mwubahane, ubaha umuntu wese, ariko uharanire gukorera Imana. Nk'abantu yakundaga gufasha, harimo abanywa ibitabi, harimo abanywa ibiyoga bibera ku mihanda. Ntabwo kuba ku muhanda unywa inzoga n'itabi ari wo muti. Ugomba kuvayo ukavuga ati kindagikora ni cyangwa nshakire n'ahandi. Kuba Kristo bo yasenganaga nabo ndabashimira kuko baje kumuherekeza, kandi mbonereho no kubwira urubyiruko ejo ntago ari iwacu, tugomba gukora tugakora imirimo yo gukiranuka ndetse n'imirimo y'amaboko iduteza imbere kuko ejo ntago ari iwacu. Gira ijambo bwira umugore we. Akomere kandi yakomeje gukomera, yagomeje kugaragaza ubutwari no gukomera, ariko kare yahoze ahobera ifoto ukabona yuko afite ikibazo, ariko uko yitwaye
kandi nshimire n'Imana yatanze umwanya wo kuvuga yuko agomba gutaha. harya nigeze kubona fiance wabize ngo ngufite ufite fiance koko nibyo Kubeshya nawe kandi ngufite n'ubu ntabwo nta nukubeshya ntabwo ukeneye wapi igihe kizaza ariko ntabwo cyangwa ushaka kuvuga nk'abandi ngo nagikwe kizaza Imana nibyemera kuko niyo idushoboza byose. reka tugushimire urakoze kandi n'ubutanzi neza ko bizagenda neza. Namwe murakoze.